Hello nshuti zanjye, ni umuhungu wanyu Emmy. Hari umuvandimwe wanyandikiye muri komenti ari kumbwira ati Emmy, wambabariye ukambwira ukuntu baverifiya WhatsApp, ko muri iyi minsi hari ubutubuzi cyangwa ubusikama bwateye kuba bari kwiba WhatsApp. Ntabwo ndaza kuza kugukorera video y'ubushakashatsi mbikwereke uburyo baverifiya WhatsApp. Hari n'ubundi buryo ushobora kuba watapinga cyangwa se wakwandikira nk'umuntu ukaba ushaka nko kuvuga udashaka kuba wamwandikira gusa wowe ukavuga, telefone yo ikitapinga ikiyandika utayikozeho, ukavuga ibyo bikiyandika ukohereza. Umuntu akajya yibaza ukuntu uri gucatinga bikanga, ukavuga ati se uyu muntu ari kwandika cyangwa kuvuga bikakuyobera. Nkurikira rero, niba utazi ubwo buryo, ni uburyo bubiri tugendana step by step, ubundi nze nkwereke uburyo waverifiya WhatsApp yawe batazayiba, kuko WhatsApp iri mu bintu bikomeye biba bibitse amabanga ya buri muntu wese. Reka nze duhere ukuntu murambabarira, duhere ukuntu bashobora kuba baverifiya WhatsApp. Nyuma yaho turarebera hamwe uburyo keyboard yawe ukoresha wandika woherezanya n'umuntu message, wandika tapinga, twita gutapinga, typinga, noneho ubwawe ukabisimbuza kuvuga bikikora. Nkurikira, ubwo ubwawe wamaze gutekereza ko bidakunda, ariko birakunda, birashoboka, telefone yawe yabikora. Nturebe gutya telefone natambitse gutya uvuge ngo ndi gukoresha mashini, oya, ndi gukoresha telefone nuko nayitambitse. Nkurikira nze ndikwereke neza akantu ku kandi twagiye. By'umwihariko uraza ufungure WhatsApp yawe nk'ibisanzwe. Numara kuza gufungura WhatsApp yawe nk'ibisanzwe, uraza ahangaha ku mafoto ameze gutya, handi ubona ugiye kwandikira abantu. Samure gutya, urabona ko ndi kugenda makwereka, ni hahandi usanzwe ubona abantu baba bagiye bakwandikira, ahantu usanga message. Reka noneho twihute. Uraza urakanda ku tudomo dutatu two hejuru mu nguni y'uburyo. Iyo umaze gukanda kuri twa tudomo dutatu, ugera kuri setting, ugakanda kuri setting. Umara gukanda kuri setting, ukinjira. Iyo umaze kwinjira, tuza ugashaka ijambo ryitwa account. Uraza ugakanda kuri account. Umara gukanda kuri account, bakugeza ahantu hameze gutya. Iyo uje ugakanda kuri two step verification, urinjira. Wowe ngiye nuko namaze kuba verify kuri WhatsApp, wowe uraza ugakandaho, baguhereza option yo gushyiramo email na password. Iyo umaze gushyiraho email, uhita ujya kureba, hari akamesaje bakohereza kuri email, kuri Gmail yawe, ukagenda ukaza ugatestingamo aha ngaho. Noneho ngiye icyo ngiye gukora ni ugukora change ya password. Ngiye ndaje nkande kuri change password cyangwa change pin, njyemo imibare nshaka, ndangiza mpite nza nkande kuri turn off. Noneho mbone kuba nakwemeza. Ngiye gushyiramo pin. Niyo mpamvu muri kubona iri bara ry'umukara, ntabwo mwabona pin ndi gushyiramo, kuko WhatsApp iyo pin aba ari umubare wawe w'ibanga. Niyo mpamvu batawugaragaza ngo wawushyire ku karubanda ngo umuntu wese abe yawubona. Noneho iyo umaze gushyiramo pin, uyishyiramo ku nshuro ya mbere, ugayishyiramo ku nshuro ya kabiri, warangiza ugahita ukanda kuri OK, ukirodinga. Tayari gutya pin set yamaze kuba yajyamo. Noneho ngenda ndahita nza nkande kuri turn off, kugira ngo bibe turn on, biba bifunguye, kugira ngo isaha nzajya nsohoka muri WhatsApp cyangwa ngarutsemo, ngiye bajya bita bambaza password ya WhatsApp. Iyi step tugiye kurebera hamwe, ni uburyo ushobora gutapinga. Kwanga gutapinga ugakoresha kariya kamikoro ubona ndi gukoraho, warangiza ukavuga amagambo, wamara kuvuga amagambo ukagenda byiyandika. Ni ukuvuga ngo
njye naje ndavuga ati hello, ngo how are you, ngo my name is Emmy from Rwanda. Ibyo bintu ushobora nko kuchatinga n'umuntu afite network akajya ayoberwa uburyo uri kumwandikira. Ushobora n'ubundi kuza ugatestingamo English cyangwa Ikinyarwanda. Nakigerageje nacyo mbona kiremeye, nabyo birakunda. Naje ndavuga ati vuga Ikinyarwanda nyine bisanzwe, ubona ko biri kugenda byiyandika amagambo ushaka. Bikorwa gute rero kugira ngo izi step zose ube wakora no keyboard ubwira ikajya yiyandika? Bikorwa gute? Ndi hano kugira ngo mbe nabikwereka, kubera yuko wowe wabinsabye cyangwa se wowe urebye ino video ukaba hari icyo iraba igusigiye cyangwa se ikwigishije, ni uburyo kuba wabirebera hamwe nawe ukiga buno bwenge. Ntabwo bikunze kugira ngo abantu bose babe bazi bino bintu, ariko nyine bamwe na bamwe tugenda tubyigira kuri bagenzi bacu baba baturusha, ariko nawe wabyiga ukaba wabimenya. Okay, izi ni test nabanje gutestinga ndebe ko bino bintu bikora. Noneho ndaje nkwereke uburyo setting ushobora kwinjiramo, warangiza iyi setting y'akamikorofone kuri keyboard ukaba nawe wagashyira muri telefone yawe, biremera. Okay, ugenda gutereye uraza ugakanda hara kuri setting, warangiza ukaza ugakanda hano kuri voice tapping. Iyo umaze gukanda kuri voice tapping, uraza ugareba ko kano kantu kawe gafunguye, ko wemerewe kuba wagakoresha. Noneho kuba keyboard yose yo waba wayikoresha. Kugira ngo ubonye uburyo batapingamo cyangwa se karaka mikrofone ko kuri keyboard, iyo utagasangaho urajya muri setting, uce hariya ujye haranditse voice tapping. Umara kugera kuri voice tapping, karakantu gaturning on, urasanga gafunze, karaka mikrofone karaba kageze muri telefone yawe. Hari n'uburyo bwa translate language, uburyo bwo kuba wahindura translate language cyangwa se ururimi rw'umuntu yaba avugaho utarwumva kandi utarigeze unarwiga. Ni amasomo maremare, bizaba ngombwa ko mwebwe mubishaka muzandika muri comment ko tubishaka. Ni ukuvuga ngo iyo ufite umuntu kwandikira nk'icyongereza utarigeze ukiga, hari uburyo ushobora guhindura ngo ururimi rwe ukarushyira mu rurimi rwawe wumva, cyangwa se ukabufata ukandika ururimi rwawe wumva, warangiza ukarutranslatinga mu rurimi rwe yumva. Urugero rwo kwandikiye mu Gishinwa, ushobora gufata Igishinwa ugahita ugihindura mu Kinyarwanda, tubona ibyo yanditse. Icya kabiri ushaka kumusubiza ngo wenda ngo hello, ushaka kubyandika mu Cyongereza ugahita ubitranslatinga mu Gishinwa, wowe bikagera mu rurimi rwumva. Okay, byaroroshye cyane, ntabwo bigikomeye cyane. Okay, no video niyo ari kigusigiye, hari kigufashije, wibuke kujya gukora subscribe kuri Emmy Sport 250. Nubwo wenda ino video nyikoze kubera umuvandimwe winsabye, ntabwo bibujije yuko na video za siporo turekuye kuzikora, nazo tuzikora. Murakoze cyane, mu gihe umunsi mwiza.